afite banyuze kandi ku mpande zombi cyane. noneho gatekereza ngo uramara umwaka ahantu ngo mu ntara aho ngaho ibyo byakira umenye ko umuntu afite abana aryamana nabo. Diaspora bashakana n'abantu b'inahangaha 80% cyangwa 90% bo nta rukundo rurimo. Ubu nta rwo bafite abenshi abari hakurya bose ku mpande zombi nta rukundo baba bafite. nta na rumwe. Abari iki? Abarimo inyungu ni business. kandi iriya benshi bajya gushaka afite stress, abakobwa kenshi baba bakuze n'abahungu nuko none ugasanga harimo icyo kintu abinaha nabo baba baraviza. Twongeye kugusuhuza ukurikiye Bakunda TV, nizere kumeze neza. Tubanje kugusuhuza tunakwifuriza gukomeza kugubwa neza. Nimba umeze neza, nimba utameze neza biraza kugenda neza kubera ko imbere ni heza kandi turi ku isi byose birahinduka. Ikaze rero, nge nitwa Moses Value uri inyuma ya kamera, hanyuma nkaba ndi kumwe na Andrew. Ikaze kuri Bakunda TV. Urakoze cyane. Hari byinshi rero tuba dufite byo kubaganiriza nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu cyumweru gishize hari ibyo twabaganirije, ubu ngubu tugarutse none tuje kuganira ku muryango nyarwanda. Byinshi bitwugarije ibyo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ndetse tunahungurana ibitekerezo nuko tubona ibintu. Uyu munsi Andrew Karame kusa nk'umuntu udafite umuntu akunda muri iyi minsi. Kubona nta morale ubonye se ndemye mu rwangano. Kigaragara rwose wagira ngo ntawagusekeje uheruka. Sinzi ko bimeze rwose. Ndemye rwose mu rwangano njyewe. Uyu munsi rero nuko tugiye kunyarukira ku bakundana. Uriyumva gute? Banza yumvemo romantique, yumve kumeze kuntu cyangwa nuko nta kibazo. Ndi umufana wawe ariko uri umufana wawe? Umufana w'abantu bakundana cyane. Abantu bakundana mwese turabasuhuje aho muherereye, ariko bataryajyana. Hari niyerega urukundo ukunda, rega nanjye nawe urakunda ko dukunda abantu bose. No muri Bibiliya biranditse nako Imana yarabivuze mu byo bavuga ko hari ibyo byahumetswe n'Uwiteka. Tugikunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Buriya ibyo byo rakubeshya. Umuntu arikunda. Yego. Iwe no buryarya. Habaho inkundo rero eshatu. Yego. Hari urukundo rw'Imana arirwo bita agape. Hakabaho urukundo umuntu. Runo rwitwa romantique. Ukunda umuntu mudahuje igitsina. Hakabaho n'urukundo rw'umubyeyi. Abantu bafitanye amasano. Izo nkundo zose ziratandukanye. Hari urukundo ushobora gukunda umuturanyi cyangwa inshuti yawe bisanzwe. Uru rukundo nk'umutipe mugenzi wawe, ariko atari bya bindi byadutse. Oya, kwishimira umuntu kamvura mukunze kumva nta kibi cyamubaho kuko ahari. Hakaba n'urwo rukundo nyine rw'Imana arirwo rwa agape. Hakaba n'urukundo rw'abakundana badahuje ibitsina, baba bagamije gukora umuryango, arirwo rwa romantique. Akenshi bikunze kugorana ko abantu bumva ibintu kimwe. Mu rukundo wemera ko hari umuntu ukunda undi kurusha undi? Gukunda umuntu kurusha undi gute? Pourcentage y'uburyo bakundana, hakaba umwe bimurimo cyane kurusha undi. Akaba nawe ahubwo ni hame ntago bose banganye. Haba nk'uvunika. Yego. Ntiyabura rwose ko harimo uvunika. Yego. Ugasanga ntibanganya nyine imbaraga zijya muri icyo kintu bombi. Urabyumva umwanya munini undi nta mwanya bihaye. Kandi none bikagaragara yaba kukubona amaso ku yandi akabikubonamo, cyangwa se mutanari kumwe ari kuri telefone akabyiyumvamo. Yego. Bitewe n'uburyo guhamagara kenshi, yifuza kumenya ibyawe kenshi, wowe uraho gutyo, ugasanga nyine ntibihuje. Bijya bigorana ku bantu rero bakundana bategeranye. Yego. Bikagorana pe. Reka tugendere muri uyu mujyo umeze gutyo. Bijya bitinda no kugaragara, cyangwa se bikanagorana. Umwe akaba yibwira ko ari we ushyiramo imbaraga nyinshi kuko ategeranye na mugenzi we kurusha undi. Hari n'igihe umuntu ashaka kubyerekana cyane atari ushyira imbaraga nyinshi. Gute se? Ari uburyarya. Akakuryarya rwose. Ugeni ryarya ni kabutindi. Kwereka ko ari umuntu mwiza ubaho. Iryarya mu rukundo. Kuzaguhitana misi zaza. Ariko si bituvuga cyane, nshaka kuvugaho cyane oya. Hari igihe umuntu azi kumakatinga ko ibyo yakoze.
undi muntu akaba ashyiraho n'imbaraga nyinshi ariko we adakunda kubigaragaza cyane. yego abo ni abatandukanye. umwe ugura akarabyo rimwe mu cyumweru atakuvugishije, ashobora no kuba n'ibikorwa bindi bitarimo iby'indabo, ariko hari abantu bazifata indabo, aniveriseri, twasohotse twagiye muri utu, ariko akaba undi muntu ukora ibintu bikomeye bereza ibyo ngibyo. ariko nyine hari abantu badakunda babishaka byose. hari abantu bumva ko urukundo rugaragara arushashagirana muza aniveriseri, sevarante n'ibindi. Uko hari abantu bavuga ko hari abantu bemera ko urukundo rutabaho, nawe uri muri abo? oya, ntabwo uri muri abo. urukundo rutabaho? avuga ati nta rukundo rubasha, buriya abantu baba bafite icyo akurikiye, ujya kugera kwishimana no kuba uri kumwe n'umuntu mu gihe runaka ngo mwishimane bitewe n'icyo umukurikiyeho, wenda afite amafaranga cyangwa n'umuntu uzi kuryoshya kugira ngo nawe abikwigishe cyangwa muhuze, harabifata gutyo. uko byagenda kose haba harimo ukunda, harimo kubukunda, kukwishimira. muri babiri bakundana harimo ukunda. Yego. haba harimo umwe wakunze. Yego. ahubwo icyo uteye wemera ko urukundo ruba hari, kwenda ushobora kuba mwese mudashobora kunganya. njyewe nemera ko mu rusange urukundo rubaho, kuko habaho n'urwango. yego. hakabaho n'abantu bangana kandi abajya kenshi bangana bakundanye. tujye muri ibyo rero tunyarutse twihuse cyane. hari urukundo rwita long distance relationship. long distance ubwo ni ku bantu batwumva, ni urukundo ni abana yakureho umugani wa yego ni abana bategeranye. ugasanga umukobwa, reka tubijyane gutyo, ari umukobwa uba kure y'umuhungu, no kuba umuhungu ari uri kure y'umukobwa. yego n'ubundi niko biba bimeze, n'ubundi bose ubwo ari bose ntabwo begeranye. reka tubifate gutyo. impamvu ndi kubivuga gutyo ni uko ubuzima abantu babayeho mu bihugu bitandukanye. Afurika buriya hari ubuzima tubayemo butandukanye n'abantu batuye mu Burayi. akenshi bari mu Burayi babumva hari icyo barusha umuntu uri muri Afurika ku bijyanye n'amafaranga, aba yumva amurusha. ikindi kandi cya kabiri akaba yumva ko amurusha ibintu yabonye, nyine hari ibyo yabonye we by'iterambere batarabona, akamufata nk'umuntu uri illiterate cyangwa umuntu utarizi, cyangwa akamufata nk'umuntu utazi, winjije kubera ko ari muri Afurika. impamvu navuze ngo hari umukobwa uri kure y'umuhungu, navuze umuhungu uri mu Rwanda, umukobwa ari hariya hakurya, hari ibyiyumviro agira birumvikana bitandukanye n'iby'umuhungu agira uri mu Rwanda. kuko umukobwa uri hakurya abimva ko arusha amafaranga umuhungu w'ina, abimva ko hakurya hari ko ndimo nshaka amuca ntayamurusha. yego birashoboka. turetse kwita kuko tumenyereye tuzi ko umuntu uri Burayi, Canada, Amerika n'ahandi. ariko si ibyo, ni imyumvire. ariko tuzi ko hari ahantu ko gukora kubonayo imirimo byoroshye kuruta inahangaha. wumva niba imishobora kuboneka mu buryo bwose kuruta inaha, ikindi bagahemba amadolari kandi hejuru yacu, birumvikana ko ashobora kugira amafaranga uruta uwahangaha. gusa nabo bakagira ibibatwara wenda byinshi, ibyo ntabwo bijyamo cyane. reka twigire mu nkundo rero. urukundo rw'ababana cyangwa se rw'abakundana bategeranye, wemera ko rushoboka mu gihe kingana iki? ese rwaramba? havamo umuryango se? ibyo ni ibibazo byose turi kwibaza. wowe urubona byose birashoboka, ariko akenshi bikunda kugira ibibazo. nubwo bishoboka, ushaka ko rwaramba ukanasazana, sibyo? ariko abo nibo bakeya, abenshi ntabwo byoroshye ko ziramba basazana. ubona biterwa n'iki se ko ingo nyinshi z'abantu zidashobora gukunda z'abantu? moze iyi si mu myaka yashize byoroshyemo gakeya, ariko ubu ngubu ko isi igenda ihinduka nyine umunsi ku wundi hahindukamo ibintu byinshi. irari, gutekereza umuntu ibyo atakoze cyangwa se niyo yanabikoze kuko ukamutegeza ukundi kuntu. ubu ngubu aho ari arahura n'abandi bagabo, arahura n'abandi bagore. njyewe nagiye gupagasa ndiho nabi, wagiye gupagasa wasigaye inyuma amutekereza n'ibindi bintu. uba hari aryohewe, bimeze neza, ntawamenya. noneho hajya n'ibyago n'udufaranga tutaboneka neza nk'uko bitekerezaga, ati yamariye muri abo bantu. haba hari nk'ibintu byinshi bitandukanye bishobora guteza ikibazo. ariko
birahari kandi bitewe n'imibereho y'iki gihe abantu benshi bakora kure y'abo bashakanye. ariko rero ingo nyinshi z'abakundana bo diaspora n'undi muntu aba diaspora n'abari mu gihugu runaka byagaragaye ko kugira ngo bazahuze nta rukundo rushobora kumara imyaka 5 yabo bakiri bategeranye. Akenshi aba diaspora bashakana n'abantu b'inahangaha 80% cyangwa 90% bo nta rukundo rurimo. ubu ntarwo bafite abenshi abari hakurya bose ku mpande zombi nta rukundo baba bafite. nta na rumwe. abari iki abarimo inyungu ni business barimo inyungu runaka mu ruhuri. umuntu uri mu Rwanda hano ndavuga mu Rwanda ko ashaka ni Bugande ashaka kurya mu Kongo ashaka kuba ari i Burundi no mu Tanzania n'ahandi. abenshi abatekereza ko ageze amahirwe abona umuntu mu diaspora ariko amukeneyeho visa. Yego abenshi bashaka visa. ubwo uri naha bategereje mbonye amafaranga nibyo n'amafaranga aramutekerezaho akavuga ati nina mu burora amafaranga ndamubona visa. iyo bageze aramuta akamuta rwose cyane. none se wakwizera ko uwo muntu we wo hakurya abamukundiye iki wina? nagaruka kumukunda nawe ashaka aruhukira afite stress iriya vuga ati stress ziranyishe reka nkubwire muzi abantu bari biriya bihugu nagerayo ariko hari abo tuganira nabo babayo dufite inshuti dufite abantu tuziranye nabo ushobora kuganiraho n'abantu aho amakuru atandukanye kuko byose baravunika. abenshi bari munini baravunika kugira ngo n'ifaranga barivunikiye bishoboka. noneho kandi ko bavunika ni nako habaho n'ibirangaza byinshi n'inzira nyinshi. hari n'ababaye rwose bari mu nzira mbi rwose kugira ngo babone amafaranga ariko wowe uri ntabwo ushaka kubimenya. rero uriya abana we umunsi ku wundi we arabizi siko bimeze. yego akenshi ntabwo bakunda gushakana baririye kuko umwe abaza amabanga y'undi uko abandi uko nabayeho. iyo abana miliyoni babiziranyeho aba yumva nyine atarinjije bumva bose barajijutse. ushaka umuntu w'intangaha kata zose arazizi. iyo nguwe nawe n'intangaha barangiritse niko bavuga ati bama bose nk'umuntu wo mu Rwanda cyane cyane w'i Kigali wenda wewe asobanutsemo ni nkuko n'uw'i Kigali hano avuga ati nziya mu cyaro ujya ugana n'abasore b'intanga avuga ati koga w'i Kigali barangiritse ari umusaza yigeze kumbwira mbonye w'icyaro napfa kumureraho yajya kugeza ya myaka ingahe yo kumenyera no kujya kwangiye kandi hari aho bigeze. n'umusaza umwe yigeze kubimbwira ngo reka ngire inama arambwira ati ariko rero nujya gushaka dusere w'umukobwa hafi ya Kigali ariko atari muri Kigali ti hirya ya Kigali rwose uri uzatuza uko biri nabo rero aba diaspora bazinaha bavanguka mpfa gushakira mu byibuze i Kigali iwacu byibura uko biri bacyafitemo akantu k'umuco. urumva gusa kandi iriya benshi bajya gushaka afite stress abakobwa bakenshi baba bakuze n'abahungu nuko none ugasanga harimo icyo kintu abinaha nabo baba baraviza barakaviza n'amafaranga bagati n'amafaranga ntayabona nta kibazo ikindi kuva ko washatswe no mu diaspora mu bantu yumva ari promotion yumva abantu bose nawe urabyumva ati yashatswe no mu diaspora. ibyo byose bishaka gusunikira gushakana batanaziranye ariko urumva nawe ukunda n'umuntu kuri Facebook tarabona akundanye akazaza ko ubukwe. ese zo feelings wamuganira ziva he niba nazi nabiri kuri umuntu udakoraho muzi bira kujya kuri umuntu utabona seka kujya kuri umuntu hari bigenderaho. icyambere ariko dufoto tuba turiho ndamubona va ku mafoto va ku mafoto uko icyizero ujya cy'ifoto wabonyeho ni yego haguse umuhamagaye video call mukarebana amaso kuyandi gusa umunye wenda ashaka kuba yiteye makeup abizi ko ugiye kumuhamagara. reka nkubwire yego ngiye ko mbitekereza ko mbizi ukunda umuntu uyu muzira nyinshi cyambere nshaka kumubona isura igatagikankurura. yego niyo mperaho yamara kunkurura tukavugana
tukabonana nkamureba none uko ugenda mubona imiganirize yawe nawe imitwaririze yawe nawe ko mwahuye ko mwashwanyamo cyo mutumvikanye ko utakuye umuntu nkurikije ukuntu tugiye dushwanamo nuko ndabona uko byagenda kose hari byamara ariko umuntu utabonye na rimwe uririya noneho ngo akazaza mwarapaza mwashyira amasaha ari kujya ku murenge gusa n'ubukwe sibyo byose byararangiye hari n'abaza n'irembo ryarafashwe yego sibyo nakubeshya bari abantu ntabwo bakunda nta rukundo rurimo none se tuve no muri pansiyo tege ntacyo wabonamo reka tuve noneho mu rukundo tuve wenda bakundanye bibaye byiza kubw'umugisha w'Imana barabanye ubona urugo rwabo rw'abantu babana twageze no mu bubanyi babana mu rugo ariko noneho umwe ayibera hakurya kwa kundi nyine yaje bakoze ubukwe ariko asubiyeyo mwoze kaguye inkuru noneho mfite hongeye amakuru ngo tunye tobora n'inkuru nari mfite yego nyuma n'iminsi mitari cyameze nkangahe cyangwa hafi umwaka hari umuntu w'umukobwa bera akenshi dukunze gushinja abakobwa ngo nibo bashaka abahungu bashakaho ibintu ariko n'abahungu nabo bigenda basigaye bashaka ibintu ku bakobwa niko biri yego usanga abakobwa baririya arara amajoro stress nyinshi yego umuhungu nawe arahangaha yirebera filime ngo kuri match arimo betting areba ko azashaka umukobwa mu diaspora gusa yego harawunzi rero umukobwa yarashakanye n'umuhungu yaramushatse barahuye gutyo baraganira bavuze ibyo kuri Facebook ntabwo uzi ko bahuye ariko ikibazo ko bahuriye ku zimbuga nkoranyambaga yego baravugana ariko ngo basanga ngo kera ngo iwabo ngo rukundo ngo bari bizi kumenya no kera bari basanzwe baziranye mu buto ku myaka 5, 6, 10 gutyo ariko muri myaka ntiyamuherukaga bongeye guhurira kuri zo mbuga nkoranyambaga baganiraho basanga cyarize guhura ariko umukobwa nawe arabaza gukora amushakira umugabo mutipe nawe ari nahangaha afite abana 2 we yabyaye ko nta mugabo nawe afite umukobwa sinzi niba yarabyaye ariko umukobwa ari yarashakisha ubuzima n'umugabo inanga afite akazi ariko katawe uruvuga katameze nk'uko umukobwa kumvikana amafaranga yinjizaga kobwa yarazi yaje bajya ku murenge bakora uko abantu bake pe yego ku murenge birangira aho ngaho ntabwo bashyiramo ibintu byinshi ariko abo muhango gusaba gukwa ariko abantu bake cyane yego hanyuma bakodeshaga muri aparatoma bigaragara ko umukobwa wari wishyuraga amafaranga agira kuri iyo nzu uko nabibonaga ko gasubira hanze ushakisha mugabe urumva kugira ngo agere iriya ahita abona ibyangombwa bimutwara umugabo bifataho igihe atarabona ibyangombwa umugabo ari n'ahangaha nyine ari kuruva umuntu usanga amenyereye Kigali nawe ahembwa umushoti ari munini ko ahembwa yarafite abantu akundana nabo ku ruhande yarasangwe nabo cyangwa se bahurira ahandi of course umugabo ari yarashaka kuba yakemura ikibazo cy'umubiri muri ya nzu bivaho baza kugura inzu inaha ku mafaranga yande y'umukobwa umugabo nyine akajya asambaniramo nyine afite umukozi ariko ntiyamenye ko umukobwa nawe yamushyizeho maneko yego bamugenza rwose biza kurangira rero umukobwa yafashe indege ahisha umugabo azi nanga anamufata afite inkumi mu cyumba biza kurangira bashwanyemo ariko baramamagara nk'umuntu baziranye umukobwa yazi ko nziranye n'umugabo
tuganiraho ariko mbagira inama ko nabyumvaga, ariko nicyo nabonye inshinga abantu bibeshyaho. Wowe ubwawe urabizi neza kuba kuri, sibyo? N'ubusanzwe abantu basambana n'abana mu nzu sibyo? Abantu basambana n'abana mu nzu, umwe agasimbuka kuyakaza afite banyuze handi kandi ku mpande zombi cyane. Noneho ugatekereza ngo uramara umwaka ahantu ngo umuntu araho ngaho, ibyo byakira umenye ko umuntu afite banaryamana nabo, kandi uzabikubeshya abakubeshya bose barabikora. Bivuze ngo nukwiyakira rero, ubaye utari umuntu ufite umutima wo kwiyakira uzabireke. Kira musitara cyakiriyemo waba ufite ikibazo. Ubaye ufite umutima utuje ntuzajye mu rukundo rw'abantu bakundana bategeranye. Oya n'abana mu rugo babikora nta skoro no ni ikibazo. Niho size namba tubona z'abantu batongana cyangwa abandi bihanganye ngo bacane inyuma kandi abana mu rugo n'utekereza mutabana. Wumva iki wowe? Noneho nura muntu uri hanze nubwo atera amahane ariko nawe n'ubundi nawe yongiye afite abandi bantu ntiyababura, sibyo? Bashwana ndabaza kuko nta soni mufite. Nose uruva umuntu yamara umwaka ntago bishoboka. Yaramenyereye azi ko yashatse, asika afite umuntu azi ko nawe ukamufasha, wafuje kumufasha yenda cyangwa kuba datushobozi bufate n'ijye ngo yongeye atafite uburenganzira, ariko nawe yagufata, sibyo? Kisho na cyemeye ariko barabyoboca biza kurangira. Ariko somo ririmo niringiye, umuntu uri hanze y'urugo rwe afite urugo akaba akorera kure, ibangana icyo inama natanga ku mpande zombi ni ukwihanganirana na kudafuha. Ari wasigaye inyuma zasambana niwagira zasambana, nubwo yaba yihangana ashaka gucikwa nk'umuntu. Ngo nukwakira ibihari. Icya kabiri namubeshyira bashobora kuboneka mu nyungu zabo bwite cyane, birashoboka. Sibyo? Birashoboka cyane. Kamara bikariya mu ashobora kwenda kubona n'umuntu no mu cyangwa batana bijyamara cyane gusanga bamwise amazina, sibyo? Kugira ngo bateranye rwose mu nyungu zabo bwite, zaba abagukeneyeho ibintu cyangwa gukeneyeho umubiri wawe nawe, sibyo? Kwangisha umuntu runaka. Rero byo nta gitangaza kirimo, gusa ingo abantu bashakana cyane nk'aba diaspora bashakana bakajya kureka amarije ngicana kuriya zirango kugira ngo zirambe ni 25%. Ariko rurashoboka rimwe ntirunashoboka. 25% byarambana, 75% ntago zaramba. Inama zihari nuko buri muntu yakira ko afite umuntu, ariko kuba mufite abyemere ko afite umubiri. Ariko muza ari cyo none banyabitiranye. Umuntu gusambana aguciye inyuma nisoneka kwanga. Ntago bisoneka kwanga. Oya. Icyo nacyo ni ikindi kiganiro. Nzakwicaza na Tonzi. Tuzakiganiraho na Tonzi. Umuntu ashobora kutakwanga ariko nyine kakantu kazamo. Uwo ni umugabo, ariko ku mugore ntago ibyo nkeka kariko bimeze. Ariko se no kujya kubeshya. Buri rero abantu bakunda gushinjanya. Abagore ngo barasambana. Abagore basambanya akajya ahandi. Abagore n'abagabo barasambana. Nose abagabo basambana n'abandi. Umugore wasambanye. Icyo nzi cyo buriya wewe rwose icyubahiro cyawe nk'umugabo kiba kigabanyutse mu bantu. Amaso umugabo wasambanye cyo cy'umugore kigabanyutse. Umugabo wasambanye kiba kuri kimwe rero. Ariko abagabo ntimukikunde. Nitukikunde. Abagabo bumva ko bari basambana bonyine cyangwa mubwiza ukuri. Ari abagore barasambana n'abagabo barasambana. Kuko ari abagabo basambana n'abagore. Ngo barasambana gakabigira intambara cyane. Nuziko umaje ngo niba sambana risambanye s'abagabo. Oya basambana n'abandi bagore. Abagore babandeze. Babandi bagabo. Abo nyine baba baragiye ubwo ngubwo. Oya. Oya. Rwose babana mu rugo akagiwe ngiyo kizaba kiri kiganiro kitugisubiza bishobora kubaho ni nyinshi cyane, ariko ashaka kugenda agasambana ariko nasona ko kwanga. Reka rero tunasubikira ikiganiro cyacu hano. Ibindi iri muri comment twagira ngo dutange ishusho, namwe mufite ko mubyumva mudukurikiye, ufite uburyo wakiramo ibyo bintu wasanga uri no mu rukundo nawe n'umuntu uri hakurya ntituguciye intege, ariko icyo twakubwira nanjye uko mbyumva inama y'indura tugiriye ati rwose emera ko gusa icyo nabwira aba diaspora bamenye ko inanga babarekereje barabashaka amafaranga yabo. Abahungu banga bashaka amafaranga y'aba diaspora. Abahungu bari hano babasonga ari Kigali. Arango bategereje ngo mpaka nzabona umukobwa mu diaspora.
n'abakobwa bahanga ariko bameze n'abagore bashaka aba diaspora. Ubwo rero mbagira inama amafaranga yanyu myakomereho. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Twari kumwe kuri Bakunda TV, naho ubutaha mukomeze tubane, turabakunda cyane. Murakoze cyane.